Yesu nashimwe bene data, Imana y'amahoro ibishimire kandi nizere ko mwese muri amahoro. Uyu munsi rero ntago naje mu isengesho cyangwa se mu nyandiko nk'uko mwari mubimenyereye, ahubwo uyu munsi ndaje ngo twigane ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 6 umurongo wa mbere. Haravuga ngo mwirinde ntimugakore ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagorerwa na So wo mu ijuru. Imana yacu twishimire. Nujya kugira neza ntago ari nko kugira ngo ujye guhamagaza kamera cyangwa se ujye guhamagaza abantu ngo barebe ibyo ugiye gukora. Igihe uzabikora gutyo nta ngororano uzigera ubona. Impamvu ukwiriye gukora neza utiriwe uhamagaza abantu, uko iyo ugiye gukora ikintu Imana igiye kuguhereza umugisha ireba impamvu wagikoze. Nimba wakoze ikintu ugamije ngo abantu bagushime, icyo gihe ingororano yawe uzaba wamaze kwibona. Ariko nimba wakoze ikintu ushaka ko Imana ariyo ubwayo igushima, si ngombwa ko uhamagaza abantu ngo babirebe, si ngombwa ko ujya kubwira abantu ngo ngiye gukora iki ngiki, ahubwo wowe bikore n'umutimanama wawe, hanyuma Imana ireba ibyiherereye. Imana ireba mu mutima w'umuntu, izaza ikugororere kandi izakugororera ibikwiye. Burya kenshi ntago ari ngombwa ko nimba tugiye kugirira neza abantu cyangwa kugira ikintu duhereza abantu tubigira itangazo. Ntago ari ngombwa pe, kubera ko nimba Imana ireba mu mutima wawe, Imana ishobora kukumva wicaye wenyine wiherereye uyiganyira, uyisaba ibyo ukeneye ikakumva. Ni iki cyatuma itari impamvu yatumye wifuza kugira neza umuntu hanyuma ngo iguhembere icyo? Mu by'ukuri nimugira neza ntimukajye muhamagaza abantu cyangwa mubikorere mu maso y'abantu kugira ngo babashime, kuko So uri mu ijuru ureba ibyiherereye abasha kureba impamvu ukoze ikintu kandi akakiguhera umugisha. Rero nuramuka ukoze ikintu ugamije gushimwa n'abantu, ingororano yawe uzaba umaze kuyibona. Uhereye none wisuzume, urebe ineza ujya ugira, urebe aho ituruka, urebe nimba uyikorera gushimwa n'abantu cyangwa se uyikorera gushima Imana, hanyuma wisuzume umenye ko uzajya ukora ibintu byawe. Uwiteka Imana akomeze abane nawe kandi Imana ikomeze ibishimire.